turavuga uyu munsi ku bibazo bitandukanye by'amatsiko wakwibaza abantu benshi bibaza cyane cyane urubyiruko cyane cyane ingimbi n'abangavu ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Abantu baribaza batese imibonano mpuzabitsina hari abajya bavuga yuko ivura ibishishi. Ese ibi byaba ari byo cyangwa ntago byaba ari byo? Abandi bakavuga ngo ivura igifu. Ndibuka kera nkiri umukobwa muto rwose niga mu mashuri yisumbuye nakunda kurwara igifu. Nkarwara igifu cyane ariko ugasanga abantu barambwira ngo humura rwose ngo nushaka umugabo ngo nutangire gukora imibonano mpuzabitsina kenshi gashoboka ngo igifu kizageraho gikire. Ariko se mu by'ukuri hari aho bihuriye? Ngewe nafashe umwanya wo kubikoraho ubushakashatsi ariko namwe muraza kugira umwanya mwisanzure rwose mumbwire ibi bintu koko byaba bifite ukuhe kuri. Hanyuma abandi bakavuga ngo kuribwa mu gihe cy'imihango bishobora gushira. Ese abandi bakavuga ngo bishobora gutuma ngo umukobwa agira amabuno manini. Ibi byose mu by'ukuri biba bihuriye hehe no gukora imibonano mpuzabitsina? Ndagira ngo rwose tubiganire, ibinyoma bive mu nzira, ibihuha bive mu nzira, n'ukuri kumenyekane. Nawe rero niba hari icyo ufite kubivugaho, ushobora kuba ari ikibazo, ushobora kuba ari inyunganizi, umurongo wa telefone ndawufungura kugira ngo rwose we kuba wahiranwa igitekerezo cyawe nawe ubashe kugira icyo bivugaho. Ariko icyo nakubwira cyo nuko muri ibi byose usanga abantu bagerageza kubihuza bitewe n'ikigero abantu baba bagezemo. Bajya kubona bakabona wenda niba umuntu yararwaye ibishishi bakabona birashize bakavuga bati buriya nukubera wenda ko yatangiye kubona imibonano mpuzabitsina, cyangwa se bakavuga bati niba yari umukobwa muto unanutse bakabona arabyibushye bakabona agize amabuno manini batireka buriya nyine nukubera yuko yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko se koko byaba bifitanye isano? Jane UWIMANA muri kuganira. Hanyuma nkuko nabikubwiye rwose ndaba mfite ubuhamya bw'abantu batandukanye bagira icyo babitubwiraho, wenda utagira ngo ni ibintu biri aho ngaho nihimbiye, ariko ku bushakashatsi budakaze cyane ariko nanone buhagije nagiye nkora nuko byinshi biba bivugwa bavuga bati ibi nibyo usanga kenshi binatuma urubyiruko rwishora mu mibonano mpuzabitsina cyane cyane abangavu, ariko ugasanga kenshi ni ukwibeshya. Ikintu nko ku kibazo cya mbere navugaga ntese mu by'ukuri koko imibonano mpuzabitsina yaba ivura ibishishi? Iki ni ikintu nawe ushyize mu inyurabwenge ukabitekerezaho ushobora gusanga ko ntaho bihuriye. Uti gute? Uzabona abadamu benshi rwose babyaye inshuro zirenze imwe ariko bakaba bakirwara ibishishi. Ni ibintu bishobora kuza ku ruhu nk'indwara y'uruhu nk'uko umuntu ashobora kurwara izindi ndwara z'uruhu. Rimwe na rimwe n'impamvu ushobora gusanga mu bangavu bikunze kuza kenshi nuko biba bishingiye ku misemburo. Hari igihe usanga imisemburo mu mubiri itaramera neza ku buryo umuntu agira icyo gihe cyo kuba no ku ruhu mu gihe imisemburo itarajya ku murongo neza, niko nabyita, ukirwara ibishishi. Hari rero n'abamama rwose barinda bakura bakarinda basaza bikibabaho ko barwara ibishishi. Rimwe na rimwe bikabana none bitewe n'imisemburo, ikindi gihe bikabana none bitewe n'uko umuntu ateye cyangwa se ari indwara y'uruhu bisanzwe. Ashobora kuba wenda ari amavuta yisiga atajyanye n'uruhu rwe, akaba yarananiwe kumenya amavuta ajyanye n'uruhu rwe bigatuma nyine ahora arwara gutyo, ugasanga rero biramukurikiranye. Ariko mu by'ukuri ntaho biba bihuriye. N'ikimenyimenyi ni ubuhamya turi bwiyumvire, nicyo nagira ngo mbe nkubwiye. Hanyuma hari abavuga yuko imibonano mpuzabitsina ishobora kuba ivura igifu. Ese yavura igifu gute? Ko igifu gishobora guterwa, uburwayi bw'igifu bushobora guterwa n'impamvu zitandukanye zidafite naho zihuriye n'imibonano mpuzabitsina. Ushobora kurwara igifu bitewe wenda n'ibyo kurya, burya amasaha umuntu arira n'uburyo ahitamo ibyo arya bishobora gutuma mu gifu hamererwa nabi. Ikindi kandi nanone harimo nanone imisemburo ngenda nyigarukaho cyane kuko nkuko mu biganiro bitandukanye twagiye tubivugaho usanga ubuzima bwacu bw'imyororokere
bugira n'ingaruka ku buzima busanzwe, ku buzima muri rusange, ku mibereho yacu, ku ngingo zitandukanye z'umubiri, ariko biturutse ku buzima bw'imyororokere. Uburyo rero umubiri wacu ukora imisemburo, hari imisemburo nyine ijyanye no kugenzura imikurire y'umuntu, ubuzima bwe bw'imyororokere, hari n'imisemburo igenzura uburyo igifu gikora, kuko igifu nacyo kigira imvubura zitandukanye zifasha mu igogorwa ry'ibiryo. Mu gihe rero cya gifu kiri gusya ibiryo, ugasanga hari imisemburo runaka idakora neza, idatuma wenda za mvubura zikora neza ngo ibiryo bibashe guseka neza. Hari igihe bavuga yuko hajemo aside, hari n'igihe usanga umuntu yararwaye wenda n'utuntu tw'udusebe ku gifu kubera izo mpamvu zigiye zitandukana. Abantu rero bakunze kubihuza cyane, ugasanga rwose babihuje n'imibonano mpuzabitsina, kandi mu by'ukuri nta hantu na hamwe ibyo bintu bishobora kuba bihuriye. Ikindi, kuribwa mu gihe cy'imihango, hari abadamu nzi bakuze bari no hafi rwose kugera igihe cyo gucura, ariko bakiribwa mu gihe cy'imihango, kandi barashatse bakora imibonano mpuzabitsina kenshi gashoboka, babana n'abagabo babo, barabyaye abana, ariko ugasanga icyo kibazo baracyakigira. Ibyo byose biterwa n'uko umuntu aba asanzwe ateye. Hanyuma rero ku kindi kibazo cyo kuvuga ngo imibonano mpuzabitsina ngo ituma umukobwa agira amabuno manini, ngo amataye ngo akiyongera, ariko se n'indyobewe ko mu mikurire y'umwana w'umukobwa uko agenda akura, ava mu bwana ajya mu bwangavu, ava mu bwangavu akura agenda b'inkumi, ko agenda ahinduka imiterere. None se umukobwa muto w'imyaka 4 w'imyaka 5 ntaba yarasanzwe nyine ateye uko, sinzi uko nabivuga, ariko ubona nyine ko ateye nk'abana koko, nta mabuno manini, nta mataye, afite inda nini ibyimbye, kubera ko nyine nicyo kigero cye ari umwana. Noneho uko ya misemburo yo igenda ihinduka mu mubiri, uko imikurire ye igenda iba, uko agenda akura, wenda ageze mu myaka 9, 10, 11, 12, ugasanga atangiye gupfundura amabere, niko noneho n'ingingo zimwe na zimwe zigenda zikura nk'uko nayo mabere aba yayapfunduye, noneho na ya mabuno akaba yakwiyongera, n'amataye akaba yakwiyongera, kubera yuko n'ubundi wa mubiri we ariko usanzwe uteye. Ni ukuvuga ngo niba wenda iwabo, urugero niba mama we ariko ateye, cyangwa se n'abandi bene wabo, ashobora gukura asa nabo, uko agenda b'inkumi ukabona ko imiterere igenda ihinduka koko asa nabo. Impamvu rero abantu bajya bagerageza kubihuza, nuko wa mwana w'umukobwa muri cya gihe ageze usanga agenda afata forme nk'iyo ngiyo nyine y'inkumi, ari uko ageze n'ubundi muri cya gihe cyo gushaka. Noneho abantu bagakeka yuko ari ukubera ko yashatse, ari ukubera ko yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina, bakumva ko aricyo cyabiteye, ariko mu by'ukuri nuko aricyo kigero cy'ubuzima abagezemo, ari biba n'ubundi byari bubi. Ndagira ngo wenda mutagira ngo ntiharire ijambo ngo mugire ngo n'ubuhamya bwanjye gusa, ni n'ubwo bushakashatsi bwanjye, kandi hari abantu bashobora kuduha ubuhamya butandukanye. Niyo mpamvu ngira ngo nabo rwose mu kanya gato nabo tubatega amatwi. Ikiganiro ni Kumbe, Jane Kissfm muri muraganira na Jane UWIMANA, turimo turasubiza ibibazo bitandukanye, turabiganiraho ibibazo by'amatsiko abantu bibaza ku mibonano mpuzabitsina. Bamwe baravuga batese koko ishobora kuba ivura ibishisha, abandi batese koko ishobora kuba yafasha kugabanya ububabare mu gihe umuntu aribwa mu gihe cy'imihango. Hari abantu baribwa cyane iyo bagiye mu mihango, ugasanga rwose barahangayika ku buryo bukomeye, ku buryo bishobora kurangira bagiye no kwa muganga, ariko ugasanga abandi baravuga bati rwose nushaka umugabo ibyo ngibyo bizashira, humura. Ariko se koko ntituba twibeshya? Ngiye niyo mpamvu navuze ngo ibyiza nuko twafatira ku buhamya butandukanye. Hari umudamu nzi n'umumama ukuze rwose yagiraga ikibazo cyo kuribwa mu nda, cyane cyane mu gihe ari mu mihango, akaremba pe. Nagira ngo tunagerageze turebe uko twamuvugisha, uretse ko mbona
telefone itari gukunda ariko mu kanya gato ibyo byose biri bwemere biri bukunde yuko tugerageza kumuvugisha tukamenya akatubwira rwose ku buhamya bwe kuko ngiwe yanyibwiriye yuko ari ibintu nyine byabaye kuva kera kubera iki kubera ko ari ikibazo cy'imisemburo cyuko nyine ateye ni ukuvuga ngo niba ari ibintu byamubagaho kuva kera ashobora kugira amahirwe koko bitewe nuko agenda akura nuko umubiri ugenda uhinduka bikaza gukira ariko hari n'igihe rwose bidakira burundu bikazakomeza mpaka umuntu ageze igihe cyo gucura ubwo ndavuga uburibwe n'ibindi byose rero bitirira ngo ni imibonano mpuzabitsina ngo yabikemuye usanga ari uko n'ubundi umuntu yarageze muri icyo kigero ntabwo rero ari ibintu mu by'ukuri byo kwirukankirwa ngo uvuge ngo hari icyo biri bukumarire ngo uvuge ngo hari icyo biri bukemure mu mibereho yawe ugasanga uri umujene mutoya ufashe izo risike ukoze imibonano mpuzabitsina mu by'ukuri ni nko kwishora ni ukwishora kuko ntabwo uba uzi ikiri buvemo ushobora kugira ingaruka zikomeye cyane kandi nicyo wari ukurikiye ukeka yuko wenda zaba ari ingaruka nziza ntugire izo uhura nazo ugasanga buri gihe nyine bikugendekeye nabi kubera ko utabashije gusobanukirwa niyo mpamvu rero hari ikiganiro Kumbe kuko Kumbe igufasha kuba wamenya amakuru yizewe amakuru y'ukuri tuganira ibintu byose kandi mu buryo bunonosoye mu buryo bwumvikana atari ukubinyura ku ruhande ngo usange usigaranye amatsiko niyo mpamvu rero twakira ubuhamya butandukanye turi bwumve ibitekerezo byanyu namwe muri bashe kwinigura hatazagira ukwihererana rwose akakubeshya hanyuma ugasanga gukozeho kandi ari ukubera kutamenya Mama Cecile muraho neza Jane narindimo nsobanurira urubyiruko tuba tuganira muri Kumbe yuko rwose tuziranye ko uri umumama ukuze ariko ukaba warakomeje kugira ikibazo cyo kuribwa mu gihe cy'imihango ubwo rero nagira ngo kuko nabasobanuriraga ko mu by'ukuri imibonano mpuzabitsina idakemura ikibazo nk'uko babivuga ngo iyo umuntu aribwa wenda mu gihe cy'imihango ngo ashobora ngo gukizwa no gukora imibonano mpuzabitsina mvuga ntiyo iyo biba bivura hari abamama benshi nzi bari kuba barakize kuva kera ubwo rero nagira ngo rwose bampera ubuhamya batagira ngo ni ibyo umuntu aba yihimbiye umwaka mushya muhire ku bateze amatwi Kissfm Jane wakoze kuntekerezaho icyo nabwira urubyiruko ni uko ibintu by'imyumvire imeze gutyo bakwiriye kuyishyira hasi kubera yuko ikintu kijyanye n'imihango cyangwa se ukwezi k'umugore bijyana n'imiterere ya buri muntu n'imisemburo afite mu mubiri hanyuma hakabaho abaribwa mu nda hakabaho nyine abagira ibiheri mbese abantu bagenda hariho n'abaremba bakajya mu bitaro abagira iseseme bakaruka mbese bitewe n'imiterere y'umuntu buri wese agenda ahura n'ibibazo bye gucika umugongo mbese nyine bigenda bitandukanye bitewe n'imiterere y'umuntu ariko rero igihe umukobwa yagize ikibazo nk'icyo ikintu cyiza ni ugushaka muganga hari abaganga b'abagore bitwa ba ginekologe abo ngabo iyo bibyanze uramugana akakugira inama hariho n'abagira ikibazo ndetse ugasanga hari nk'igihe kigeze ugize imihango ikanga gushira icyo gihe utagiye kwa muganga wumva wava amaraso akagushiramo hari rero baba bababeshya nyine ukajya kumva barakubwiye wenda ari umukobwa muto ngo ntushaka umugabo ngo humura bizashira ariko se mu by'ukuri koko birashira icyo ngicyo ngewe sinagisubiza sindi muganga ariko numva atari igisubizo kubera yuko wa mukobwa mbo gushaka umugabo si bibi ariko atamushakishijwe nuko afite ikibazo cy'uko aribwa mu nda mu gihe cy'imihango ntabwo icyo ni cyaba igisubizo
aho ni handi yazashaka umugabo mu minsi mike bikaba biranze. Urumva ko ntabwo abashatse yabitekerejeho. Hari n'abadashaka ahubwo ugasanga ahise yishora mu mibonano mpuzabitsina kuko bamubeshye ngo ituma wenda ubutaha atazagira ubwo bubabare, ngo atazongera kurwara ibishishi cyangwa ngo azagira amabuno manini, ugasanga ahise atangira kwishora rwose uwabonye aho hafi agira ngo ni ukumukemurira ikibazo kandi ari ukongera ibibazo ahubwo. Ikintu cya mbere ukuvuga ngo umuntu yashakisha amabuno mu mibonano mpuzabitsina ni ukwibeshya. Umukobwa wakwishora mu mibonano mpuzabitsina, ikintu agomba kuba yiteguye cya mbere ni uguhura n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ugasanga ubuzima bwe burangiritse. Hari sida, hari imitezi, hari n'ibindi birwara byinshi bitandukanye, ndetse na kanseri y'inkondo y'umura. Urabizi ko nanjye ndi umunyamakuru nigeze kubikoraho ikiganiro, hanyuma umuganga ambwira yuko buriya rwose n'ubusambanyi, reka tubyite ubusambanyi, kuko ubundi imibonano mpuzabitsina ikora abantu bakuze bagashinga urugo, bashakanye bagakora iyo mibonano babyemerewe, mbese nta rwikekwe, mbega nta gushakisha uburyo bwo kuvuga ngo reka nshakire igisubizo hano. Aho rero niho usanga nko muri iki gihe igihugu kirimo kirwana n'ikibazo cy'icyorezo cyo gusambanya abana, ugasanga n'abagabo barabashutse, bakabashukisha utwo tuntu twose, ariko sibyo, ntabwo ari ubuzi yaturutseho ubundi n'iby'abakuzaniye. Ikintu umukobwa akwiriye no kwitondera cyane, agomba kureba akavuga ati se ubu ni inkuru imibonano mpuzabitsina ntatwita. Icyo ni ikintu kiba kimubayeho, ubuzima bwe bugahinduka, ugasanga bamwe bahakuriye n'ibikomere bikomeye, ugasanga ubuzima bwe bubaye nabi, yashakiye igisubizo aho kitari. Mu by'ukuri icyo ni ikintu utasubiza inyuma. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe hatwise wa mugabo cyangwa umuhungu waguteye inda waba yibereye hariya. Niyo mpamvu usanga babihakana, akavuga ati ntabwo ari njye uzi gutera inda njyenyine. Niba wemeye ko turyamana ni uko hari n'abandi ushobora kwemerera. Erega ubundi suriya mugabo we batabana, nubwo yaba ari boyfriend, nubwo yaba ari iki cye, ntabwo abazi ahandi yanyuze. Erega ntago mwashakanye, ni ukuvuga ngo ntago umuhambiriyeho uko akwinginga ngo mukorane imibonano mpuzabitsina nagushuka, niko ajya no ku bandi. Niyo wahura ari ubwa mbere, iyo wemeye mugahura nyine aravuga ati ubwo ni ibyo, buriya n'abandi uzabemerera. Cyangwa se yabona kubera ko atiteguye kwakira uwo mwana, akavuga ati ubwo wanyemereye se nabwirwa n'iki ko nta bandi wahaye. Hanyuma ugasanga wa mukobwa asigaye mu bibazo. Benshi bahura n'agahinda gakomeye, bakagira depression, kandi kubera gukora ibintu batatekerejeho. Ubu twagira urubyiruko rw'abangavu rwose kwitonda n'ingimbi n'abasore, akamenya ati se nintera inda umukobwa w'abandi ingaruka zizanzaho zizaba izihe. Burya ni abenshi barahungabana, barahahungabanira. Ubundi n'iyo myanya y'ibanga hakaba ubwo yangiritse kubera kwishora mu mibonano mpuzabitsina igihe kitageze. Ariko mu by'ukuri ubu se mu nda hashobora kukurya ku kwezi uri mu mihango, ukwezi gutaha ntihakurye, ku kwezi ukaba wava amaraso menshi, ugutaha mbese bigenda bihindagurika bitewe n'imiterere y'umubiri w'umuntu, imisemburo ye. Numva nabagira inama mu gihe abona ko afite ikibazo nk'icyo akegera umuganga. Niba ari ibyo bishishi, niba ari ibyo biheri, hari ibiheri ubona ukabona kiraje nyine, ukabona hajeho ikintu cy'igiheri udasangaho, ukavuga uti buriya imihango igiye kuza, akaba ari nk'ikimenyetso. Oya ndavuga bya bindi by'ibishishi, urabona hari ibishishi biza bigahindanya mu maso, akenshi wenda muri bya bihe kubera n'imisemburo. Ariko hari n'abamama bakuze ubona babigira nyine bisanzwe, bishobora kuba byatewe n'impamvu zitandukanye. Ngatangazwa nuko rero abana b'abakobwa babashuka ngo nibakora imibonano mpuzabitsina ngo ibyo bishishi biragenda, ngo agire po nziza, ngo ase neza.
kandi mu by'ukuri ibyo bishishi ubundi binaterwa ni ibintu uruhu ruba rubuze ibyo kurya intungamubiri zihagije zo gutunga uruhu kugira ngo rumere neza rutohe ni ukuvuga ngo nubwo tuba dushakira ahandi ariko mu by'ukuri aho ruzingiye no mu mirire hari uburyo rero n'uruhu rugaburirwa uruhu ruragaburirwa ko hari ibyo kurya dufata bikaza bikagera ku mubiri bikubaka uruhu ukagira umubiri mwiza cyangwa se ukagira uruhu rubi bitewe n'uko uruhu rwawe utabonye intungamubiri zo kurutunga zihagije. Ariko sisi tutanagiye kure akenshi mu bangavu ngira ngo nukubera n'ikigero baba bagezemo ugasanga na ya misemburo y'umubiri wabihindagurika buri kanya. Ibyo ni ibintu bikunze kubaho abantu benshi bakabinyuramo ukabirwara bikazagira igihe bikanakira. Hakaba n'ikindi gihe wa mugani kubera niyo mirire itari myiza cyangwa se n'imisemburo itaragiye ku murongo neza abantu babirwara bakazarinda bakura. Nagira ngo rwose utwibwirire bimeze nk'ubuhamya niba mu bamama bo mu kigero cyawe utajya ubona abarwayi ibishishi cyangwa se abaribwa bari mu gihe cy'imihango cyangwa se abameze nka yajya bavuga ngo abafite ngo amabuno nk'ay'abashoferi batagira amabuno na gato kandi bose barashatse bakora imibonano mpuzabitsina. Ariko amabuno imiterere y'umuntu Imana yaraturemye buri muntu wese imurema uko ishaka. Dukwiriye kunyurwa nk'uko Imana yaturemye kandi uburyo yaturemyemo navuga ni ubudasa cyangwa se diversity nk'uko ivaze irimo indabyo z'amabara atandukanye ushizemo hari ushobora gukunda kubona ivaze irimo indabyo nyinshi zitandukanyije amabara hari ushobora kuvuga ati reka nkoresha ibara rimwe ryonyine ndabona iyi buke rwose imeze neza. Rero Imana uko yadushyize ku isi dutandukanye umwe ateye ngo avuga ngo ateye nk'igitunguru cyangwa ngo nk'igisabo akumva yuko hari uburyo byahinduka. Hari igihe usanga rwose bari barabishyizemo ngo buriya ni ukubera imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari byo ntaho bihuriye buriya buri muntu wese Imana ifite uko yamuremye cyakora numva ko ngo hari siporo zizana ayo matayi niba umuntu yashobora gukora iyo siporo akabigeraho ibyo nabyo ariko n'imyitozo ya buri munsi ni ibintu umuntu ashyira mu buzima bwe bwa buri munsi bitewe n'abagennye izo siporo ariko kuvuga ngo reka gushakira taye cyangwa ikibuno mu mibonano mpuzabitsina kwibeshya mu kuyoba ugutana je numva ari cyo gisubizo cyangwa ariyo nama naha abantu kuko urumva umugore arashaka wenda ari umukobwa mutoya bitewe n'uko n'imirire uko turya na gahunda umuntu akaba yahinduka ugasanga urabyibushye wenda utari ubyibushye bakabihuza kandi ntaho bihuriye ntaho pe Murakoze cyane rero mama Cecile rwose ariko nagira ngo wenda ugire ubutumwa bwihariye uduhera ingimbi n'abangavu muri iki gihe bafite icyo kibazo cyo kwishora mu mibonano mpuzabitsina ubona rwose byarafashe indi ntera. Ni ikibazo gikomeye ndetse ni icyorezo gihangayikishije igihugu kandi abangavu umwangavu we umva bakiri mutoya abenshi nyine barashukwa bagasambanywa niyo wavuga ngo yishoye mu mibonano mpuzabitsina cyakora rwose hari uburyo bwiza bwo kwirinda icyo kibazo cyo kuba wahura n'abagusambanya kumvira ababyeyi kumenya kwicara ugatekereza ejo hawe hazaza ukahategura ukavuga uti kugira ngo niba nshaka kuzaba reka mbere nko ku bakobwa wene ukumva uzaba nk'umukobwa udasanzwe kuko dufite abagore badasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda turafite b'indashyikirwa turafite bahagarariye u Rwanda mu miryango yo ku isi nka Louise Mushikiwabo urabona ni umugore w'icyitegererezo twafataho urugero ese buriya utekereje uti ndumva nifuza nanjye kuzaba umuntu ukomeye ku isi mbese ngahesha ishema ryanjye igihugu cyanjye
nkaheshishemo umuryango wanjye watekereza se kwishora muri iyo mibonano mpuzabitsina ahubwo ni ukugendera kure umuntu wese wagushora mu mibonano mpuzabitsina noneho bakiga kubaho ubuzima buhuye n'ubwo abayeho mu rugo ubwo niba ari ababyeyi be cyangwa se abamurera ukamenya ubuzima ubushobozi bafite bw'imibereho n'ubu reka mbwakire ikintu cya mbere cyo kutanyurwa nicyo kiri mu bintu bituma abakobwa bajya bishora mu mibonano mpuzabitsina ugasanga nyine niba abonye uwo mugabo abo bashuka dadi bamushuka bati mfite uyu munsi ndakujyana ku ishuri uwo lisiti ya buri munsi ndayemeye ubwo ni ukuvuga kumva ni ikintu kidasanzwe ariko wa muntu we afite tageti yo kuzakubyaza umusaruro yishimisha umubiri urumva ko ingaruka zizakugeraho wowe kuzazigarura ntibizashoboka ntabwo n'utwita cyangwa se n'urwara sida uzaba wangiritse ni indwara idakira izagutera ibibazo ubuzima bwawe bwose byaba byiza rero abana b'abakobwa yegereye umubyeyi cyangwa se umuvandimwe we cyangwa se umurera akavuga ati reka mbese tuganire menye ejo hanjye hazaza mbese nkwiriye kuhategura gute ukajya ahantu urabona hariho ibintu ubona urubyiruko cyane cyane rukunda kujya mu bintu bya bridal shower rukunda kujya mu bintu byo kwizihiza isabukuru z'amavuko za bagenzi babo ukabona ni ibintu bibaraje ishinga ku rwego ruri hejuru ariko akaba ubwo abeshye n'umubyeyi ati ngiye aha n'aha ariko atariho agiye ntabwo ari byiza kuko ingaruka zizamugeraho zizamwangiza agira agahinda agatera ababyeyi agatera n'igihugu kuko urubyiruko ni rw'igihugu gihanze amaso mu gihe kizaza kuko abantu bakuru turabyina tuvamo nawe hakeneye abazagusimbura kuri iyo mikoro hakeneye abayobozi b'ejo hazaza abaganga abapilote n'abandi bantu nyine uko ubuzima bw'iyi si bumeze dukeneye abantu bazagira igihugu akamaro ni ukuri murakoze cyane mama Sisi murakoze nawe umugoroba mwiza ubuhamya bwanyu rwose ni ingirakamaro cyane ku rubyiruko murakoze turakiganira rwose ikiganiro ni Kumbe radio ni Kissfm ni Jane UWIMANA turimo turungurana ibitekerezo ku bibazo by'amatsiko abantu bibaza kujyanye n'imibonano mpuzabitsina hari benshi bagiye bagerageza gusubiza niyo mpamvu ngira ngo noneho tugaruke ku bitekerezo byanyu reka duhere kuri Twitter aho rero nyine twari twaje dutese imibonano mpuzabitsina yabivura ibishishi ese ko kwivura igifu cyangwa kuribwa mu gihe cy'imihango ese yatuma umukobwa agira amabuno manini ni byinshi rero mwagiye mubivugaho nagira ngo rwose mwisanzure kuko n'umurongo wa telefone rwose ndagenda nzakira buhoro buhoro Mizero Donald kuri Twitter aragira ati nge ndemeza rwose ko imibonano mpuzabitsina itavura ibishishi hanyuma kuri Facebook hari Dusengimana Jean de Dieu muraho neza ese birashoboka ko umuntu nyuma y'icyumweru akoze imibonano yamenya ko atwite ati yabimenya ndabakunda cyane urakoze cyane nyuma y'icyumweru ndumva bavuga yuko nyuma y'ibyumweru bibiri nibwo bashobora gukora ibizamini kwa muganga bakamenya yuko umuntu yasamye hanyuma kandi ushobora no hari n'udukoresho bagura muri farumasi ukaba nabwo wakwipima ukamenya niba koko warasamye cyangwa se utarasamye ariko icyambere kibanza gutuma ushobora gukeka yuko utwite no kubura imihango hanyuma ibindi bikagenda bikurikiraho ariko kuba wamenya neza yuko wasamye kwa muganga cyangwa se turiya dukoresho two kuri farumasi nitwo dushobora gutuma ubimenya neza 100%. Ibyo ngibyo bikaba nyuma y'ibyumweru bibiri. Uwera Anieza ati mwiriwe ati numukunzi wanyu Wera ndi Gisagara ati mwako
urakoze kubw'icyo kiganiro gusa gukora imibonano mpuzabitsina ntacyo bihindura. Ndati hello Kissfm buriya n'umukunzi wanyu Kariyope Nyaruguru ati tubateze yombi 5/5 naho iriyo nsanganyamatsiko ni nziza mwaduteguriye ariko uko mbyumva ngewe ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina bituma uzana amabuno ati nukubeshya. John Peter ati ndi Mwanza muri Tanzania uyu nguyu arashaka ko dusuhuriza abantu gusa nta kindi. Undi ati Bella wasati mwiriwe ngewe rero mbona ibyo byose ari ukubeshya. Sengimana Theogene ati mwiriwe mute twiriwe neza ati nge ntabwo mbyemera pe ati ibishishi biterwa n'imisemburo itandukanye yabaye myinshi mu mubiri bikagutera ibishishi ati gifu cyo umukobwa ntibakakubeshye ngo ko imibonano ikivura kuko niyo utwite gishobora kugufata. Bimwe babeshya abakobwa ngo vitamine B12 ngo irababyibushya ngo cyangwa igatuma bazana amabuno ati oya. Hanyuma turacyakomeje n'ubutumwa bwanyu. Davis niyo muhire David niyo muhire ati Nyamasheke ati nge ntekereza ko ubusambanyi ari irari ry'umubiri pe. Reveriem mani duhaye ati ngewe uko mbyumva gukora imibonano mpuzabitsina ntibivura ibishishi igifu kuribwa mu gihe cy'imihango n'ibindi ati gusa bibaho cyane ku rubyiruko kwibeshya ngo hari icyo bivura ariko sibyo rwose. Duhorana Imana Eugene ati Jane umeze utese kabisa ndakwemera pe urakoze ati gusa icyo nabwira abakobwa ntabwo bazi kwifata pe kandi twe abahungu badukunda kubi niduhorana Imana Eugene murakoze. Ubwo rero mwe mujye mwifata kugira ngo ibyo byose iyo hari umwe wifashe ntago imibonano mpuzabitsina yapfa kubaho. Ubwo rero niba badakunda kwifata basi mwe mubarute mwifate. Hanyuma Nsingizimana Jean Pierre ati ndi Gicumbi munsobanurire iyo umuntu asomanye n'umuntu wanduye ashobora kwandura. Umuntu wanduye iki? Sinzi icyo ashaka kuvuga ariko niba ari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina indwara zimwe zandurira mu nzira wenda z'amaraso kereka ari nk'umuntu wakomeretse ariko ubundi nta kwandura kurimo. Hanyuma Alexandre Tuyizere ati ndi mu karere ka Kamonyi murenge wa Kayenza ati reka gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo bikiza ziriya ndwara ahubwo nama yeri abantu bakoresha kugira ngo basambanye abakobwa. Urumva iki nacyo no kugitekereza usanga kenshi abantu bashukwa kugira bakabashukisha ibi byose bababeshya kugira ngo agiye kukuvura kandi na mama Cecile yigeze kukigarukaho kandi ari ukugira ngo nyine abone uko agusambanya. Kissfm. Ibibazo bitandukanye by'amatsiko abantu bibaza ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina usanga mu rubyiruko akenshi abangavu bashukishwa ibyo bintu abantu baba bibaza kubera kutabisobanukirwa bakeka ko wenda hari izindi nyungu bategereje mu mibonano mpuzabitsina ugasanga barabashutse barabasambanyije kubera ko batasobanukiwe ugasanga umuntu w'umugabo arakubwiye ati ariko ndabona urwaye ibishishi ndabona udasa neza mu maso dushobora gukora imibonano mpuzabitsina nka kuvura ibyo bishishi ariko mu by'ukuri ubuhamya butandukanye twagiye twumva ubutumwa butandukanye ibitekerezo byanyu urabona yuko bivuga ibindi. Hari n'uwavuze ati rwose aturwo n'uruca abana ntabwo umuntu yakagombye kuba kibaza ibibazo nk'ibyo ariko ikibabaje nuko hari abakibishukishwa usanga rwose abantu bakuru kandi akenshi nibo bakunda gushuka abana akavuga ati rwose ndakuvura ngo ufitiye umuti ariko niba ugira ngo nukukubeshya uzarebe mujye ureba witegereze mu bantu bakuru mugenda muhura we kuba ari we wihugiyeho wenyine wenda ngo uhangayikishwe no kuba urwaye ibyo bishishi cyangwa se kuba urwaye mu nda urwaye igifu cyangwa se kuba ubabara mu gihe uri mu mihango ahubwo urebe no mu bagukikije abadamu rwose bakuze ibyo bibazo bitandukanye nabo barabigira kandi ari abantu bashatse no kuvuga ngo ntabwo mu by'ukuri bikemurwa n'imibonano mpuzabitsina. Hari abandi bavuga
uvuga ngo uzarebe kanaka ngo yarashatse ngo yashatse umugabo ngo ahita asa neza ngo ahita amera neza ariko urumva ko niba yari umujene yari umwana w'umukobwa wibera iwabo uriho mu buzima buri aho ngaho wenda rimwe isaha yo kurya igera atanahari cyangwa se ntanabyiteho nta ureba niba yariye cyangwa atariye nta uzi ngo aba yariye iki hanyuma ageze mu rugo rwe atangiye guteka kandi akagabura ku gihe nawe akaba agomba kurya kandi akarira ku gihe akanarya neza hari igihe umugeni agera mu rugo akagira ngo arimo arabikorera wenda umugabo we cyangwa se abandi babana muri urwo rugo rw'abajene mariye ariko nawe aba yikorera ni ukuvuga ngo nawe imibereho ye iba yahindutse niba atangiye kubaho bwa buzima bwubahiriza isaha akubahiriza imirire myiza aho atahinduka ngo ase neza ni hehe kubera iki buri gihe mwumva yuko byose bihura n'imibonano mpuzabitsina biramutse bihura nayo ni ukuvuga ngo abageni bose bahinduka neza bose bakira ibishishi bose bakira kuba baribwa mu gihe cy'imihango ariko hari benshi rwose bikomeza wenda agahinduka gasa neza akamera neza ariko ibyo ngibyo ntibikire kubera iki kubera ko ntaho biba bihuriye hari ubundi butumwa mfite hano muri message yanjye ni umudamu w'inshuti yanjye wundi witwa Alexia aragira ati rwose se ntabwo uzi ukuntu ibishishi byandembeje nagombye kujya kwivuza ahantu hatandukanye ati n'ubu ngubu ndacyashaka umudermatologe kandi rwose maze imyaka 13 mu rushako maze kubyara 3 ubwo rero ntaho biba bihuriye niba ari abashaka ubuhamya ubereke ubu butumwa bwanjye rwose ndabubasomeye ubutumwa bwawe rwose mubagejejeho urumva yuko ni benshi batanga ubuhamya nawe nyine urebye no mu babugukikije ubwo buhamya ugenda ububona ni ibintu biba bigaragara ubwo rero ntihakagire abantu bababeshya ntihakagire abantu babihererana ngo babwire ngo imibonano mpuzabitsina ngo izabungura iki ngo izabungura kiriya ngo reka ngo wumve yuko kuba mugiye kubikora kuba agiye kugusambanya ngo wumve yuko ari ikintu cyiza agiye kugukorera reka da aba rwose akoshya ingaruka nyuma uzirengera we atagihari kandi ari we wagushutse yego turakumva wi muraho amakuru ni meza urakoze cyane ariko ushobora gusanga waduha n'igitekerezo cyawe da igitekerezo cyanjye wumvise ariko ibyo turi kuganiraho ngo imibonano mpuzabitsina yabivura ibishishi ibyo rwose urakoze cyane urakoze yego nawe Niwumva n'umuntu rwose utakurikiye ni ikibazo cyoroshye kuba yasubiza ubwo rero bangavu usanga babeshya ugasanga barabihereranye ngo agiye kukuvura ugasanga aragusambanyije rwose mukanguke ntabwo ari byo ntabwo ariko bigenda nta na kimwe imibonano mpuzabitsina mu by'ukuri ivura turakomeza twitaba telefone turimo turaganira ku bibazo bitandukanye by'amatsiko abantu bibaza ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bamwe abangavu usanga babashukisha kuvuga ngo hari icyo ngiri bubungure ngo hari ikiri bubahindureho ngo base neza ngo bagire ngo uruhu rwiza cyangwa ngo bakire kuribwa mu nda mu gihe cy'imihango ni byinshi cyane usanga rwose babashukisha ubu rero ndi kwakira telefone Kissfm alo yego mwiriwe ni byiza alo yego turakumva noneho nawe tubwira igitekerezo ibintu abantu baba babeshya ngo imibonano mpuzabitsina ngo ivura ibishishi ngo ivura kuribwa mu nda mu by'ukuri wowe wumva ari byo imibonano mpuzabitsina ntabwo ivura ibishishi ahubwo ikintu kivura ibishishi kuriya ufata puridansi amavuta yayo niyo ivura ibishishi ibyo bintu se warabigerageje nari mbirwaye ukajya uyisiga
none se ko hari igihe ibishishi biba byatewe n'ibinure byinshi kandi ari amavuta nayo ari ibinure oya ibyo ngibyo ndumva ari ibintu bikeneye gukorerwa ubushakashatsi ntago rwose nabyemera umva ntituziranye ngo menye niba utatubeshya utagira ngo ushore abantu yahise anakupa n'ukuri ariko nimero ya telefone yawe nayibonye utatubeshya sha utatubeshya ukaviramo aho ni ugukurikirana nkabikubaza neza ni ibintu bikeneye rwose kwigwaho urumva nawe ukuntu ahise aseka nyine nk'umuntu utatubwije ukuri umurongo wa telefone uracyafunguye nawe ushobora kuduha ari igitekerezo cyangwa se ikibazo ku byo turi kuganiraho uyu munsi ikiganiro ni kumbe nkwibutse yuko nubwo ikiganiro cyaba cyarangiye ariko hari umurongo wa telefone w'ibanga ni umurongo duhabwa na HDI Rwanda akaba ari umurongo wa 3530 uwo murongo wa telefone ushobora guhamagaraho ku buntu ukaba wafashwa wahabwa ibisubizo ku bibazo nyine wibaza bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Kissfm alo? Alo? Yego turakumva. Mwiriweho? Alo? Alo? Oui, turakumva naringize ngo Imana Eric. Yego Eric. Ukaba uherereye? Alo? Ese yahise akupa ataranavuga aho aherereye mbega. Kissfm alo? Alo Kissfm. Yego turakumva. Nibwo nyifungura inyakira amajwi yacu ariko ikiganiro muriho ntacyumvise. Turimo turavuga ibintu bitandukanye usanga rwose bashukisha abangavu ngo imibonano mpuzabitsina ngo ishobora gukemura ariko se wowe ubivugaho iki? Ariko biriya bintu ngenda byemera nibyo kabisa. Byakubayeho se? Wenda ntabwo uri umukobwa ariko se hari umukobwa uzi byabayeho? Ni ukuvuga ngo imibonano mpuzabitsina ivura ibintu byinshi cyane igifu. Ugamo kimwe gifatika ivura igifu gute? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akoze ubukwe hari umusitanzi ngewe cyaramuzengereje yaze kwimariya arambwira ngo cyarakize kabisa. Ariko mu kwimariya hari byinshi bihinduka mu buzima bwe ntabwo ari imibonano mpuzabitsina gusa. Nigeze no kubivuga mbitangamo urugero. Nicyo kintu yaburaga cyonyine kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Igifu uzi yuko ari ukutarira ku gihe bitera igifu, ari kurya nabi bitera igifu, kandi iyo umuntu ashatse nyine aba agomba kurya neza kandi akarira ku gihe nyine kugira ngo agaburire n'abari mu rugo. Ubwo zibishishi yari afite mu maso noneho. Keretse nkohereza ifoto ukareba. Kereka ari ubinyibwiriye nawe ubundi ntabwo nabyemera. Ubwo buhamya nkeneye kubuhabwa n'abamama kandi ngewe abamama bose navugishije twanavuganye no kuri radiyo banyuzeho batanga ubuhamya bavuze yuko rwose izo mpinduka iyo umuntu ashatse niko bavuze ntabwo ari njye uri kubyivugira ko iyo umuntu ashatse hari byinshi bihinduka ariko ko atari imibonano mpuzabitsina gusa ihinduka ku buryo bashingiraho bavuga ko ariyo ibitera. Ndakubwira ko mfite ubuhamya bwa mama barwaye ibishishi bakuze bakirwara igifu bakibabara mu gihe cy'imihango bavuga ko nta kigeze gihinduka. Ubwo si iyo bihinduka ubwo buhamya bwari kuba buhari. Nge ndifuza ubuhamya bw'abamama bakuze. Hari igihe umuntu abona impinduka zimwe cyangwa ahamagare nawe agerageza bikwibwira saa murakoze narindi hano Kazo mu murenge wacu wa Kazo turabakunda cyane. Murakoze natwe turabishimira cyane. Uyu musore aravuga ati nge rwose umuntu niziye yambwiye ko byahindutse yararwaye ibishishi hanyuma amaze gushaka arakira. Ariko se iyo umuntu ashatse ahinduye ubuzima nyine bwo kuva mu busiribateri akajya gushaka gushinga urugo umudamu si byinshi bihinduka? Ni imibonano mpuzabitsina gusa sihinduka? Hanyuma se ubuhamya bw'abantu batandukanye twagiye tubona bemeza yuko bo nta mpinduka zababayeho, turabwirengagiza dushingire ku kintu kimwe gusa? Uyu munsi twaganiriye ku bibazo biteye amatsiko bitandukanye abantu bibaza ku mibonano mpuzabitsina. Nagira ngo rero rwose twakire telefone za nyuma, twakire ibitekerezo bya nyuma kuko n'amasaha arimo aragenda tujyana. Kissfm alo?
Kissfm, alo? Alo? Yego turakumva. Ni Bosco. Yego Bosco. Iki kiganiro yuko nyumva. Umukobwa rwose yarongoye ngo nibwo ngo yakiranga ibyo bushi. Ntago ariko biri rwose. Usanga rwose babashuka bakabihererana. No kubabeshya rwose. Kandi ndibaza ko uri umuntu ukuze usobanukiwe. Kabisa. Ntiwumva se ahubwo. Barabashuka harya barashuka bakajijisha nyine. Akamere ibyo bintu baryamanye ngo aribwo byari. Ariko ntago ariko biba biri rwose. Nuko baba bagira ngo babashuke. Cyane kabisa. Urakoze cyane. Sawa. Mugoroba mwiza. Urumva yuko abantu bakuze, abantu basobanukiwe, ubuhamya bwabo buragenda buhura. Niki nuko biriya bintu byose twavuze, biriya bibazo twibazaga by'amatsiko, abenshi babikoresha kugira ngo bashuke abangavu babashe kubasambanya. Kissfm, alo? Kissfm, alo? Alo? Yego turakumva. Baramfashe. Turakwitabye. Turagufashe se wari uri mu makosa. Yewe, nkuko nabivugaga rero ko turimo twakira telefone za nyuma n'amasaha atujyana, nagira ngo rwose munyihanganire tugende tugana ku musozo w'ikiganiro.